abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 212 cy'ikinamico Shira Impumu, aho urubyiruko rwa Club dufatanye urumuri rwari mu nama barebera hamwe ibikorwa bakoze muri uyu mwaka, banajya inama y'uko bagomba kwitwara mu minsi mikuru birinda ubusinzi, kwaya no kwiyandarika. Naho umuryango wa Musafiri wari mu nzira ujya gusaba imbabazi umuryango wa Foromina wahemukiye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ese aho izi mbabazi baje kuzihabwa? Mu kubamara amatsiko, reka mbareke mukurikire igice cya 213 cy'ikinamico Shira Impumu. Mbe nyirako. Karame mukecuru. Ese wowe ntawe urakubenguka? Kuruzi na Roza wari inshuti yawe, ejo bundi tugiye kumushyingira simbikangwa. Ndeka wa mubyeyi we, rwose nanjye natangiye kwiheba. Aho ntubenga mwana wa. Gakwandi we, Karame rwe, twabasabaga akanya kugira ngo tuganire. Umwanya murawuhorana Rwema we. Reka nsabaganira babe boroheje twumve icyo tubwira. Murakoze cyane muryango mugari wa Foromina. Duhagaze hano rero turi umuryango wa Musafiri ndetse n'inshuti n'abavandimwe bamuherekeje, tukaba tuje gusura umuryango wa Foromina. Reka rwose tubaha amashyi tubakire. Niko wamaho, harya Musafiri yaratarasaba imbabazi umuryango wa Foromina? Yego nyine, urabona se atari cyo cyatuzinduye. Nabonye mwikoreye inzoga ndabakurikira, ariko sinarinzi iyo mugiye. Ceceka yewe, ceceka ahubwo twumve. Hano rero kandi turi kumwe n'umujyanama w'umushinga dufatanye urumuri waje uduherekeje, ngira ngo mwese muramuzi. Mujyanama nawe turamwakiye. Murakoze cyane Gakwandi we. Murabizi ko nyuma yo kunyura mu biganiro by'isanamitima twifashijwemo n'umushinga dufatanye urumuri, twamuranye ibikomere by'amateka, imitima yacu iraruhuka. Icyo gihe murabyuka ko Foromina yababariye abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu muryango we ndetse n'abamusahuriye imitungo. Nyamuneka bavuga mwe mworoheje Rwema komeze. Ngira ngo kandi murabizi ko bagenda barangiza ibihano byabo bagataha, baje gusaba imbabazi Foromina bakiyunga. Musafiri rero ngira ngo murabyibuka ko ari mu batashye vuba, nawe nyuma yo kunyura mu biganiro by'isanamitima akaba yariyemeje kuza gusaba imbabazi umuryango wa Foromina. Nkaba nagira ngo munyemerere nawe tumuha akanya agira icyo avuga. Murakoze. Murakoze cyane kumpa akanya. Ndagira ngo nsaba umugore wanjye Veronica ahaguruke anyegere hano. Murakoze cyane. Nkuko Rwema waje ahagararira umuryango wanjye amaze kubivuga, ikitugenza muri uru rugo ni ugusaba imbabazi. Nkuko mubizi, Jenoside yakorewe Abatutsi Ibweramahoro n'Inyamitavu yabaye ku manywa y'ihangu izuba riva. Nyuma yo kwirega no kwemera uruhare nayigizemo, nagiye kugororwa. Aho ndangirije ibihano ngaruka mu muryango nyarwanda muranyakira. Abenshi murabyibuka, iyo twahuraga narabihishaga kubera uruhare nagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma yo kujya mu biganiro by'isanamitima ngakira ibikomere by'amateka, nasanze ari ngombwa ko natera intambwe nkaza gusaba imbabazi umuryango wa Foromina nahemukiye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Akaba rero icyo kimpagaritse hano n'umuryango wanjye twaje gusaba imbabazi. Musafiri arakoze cyane. Ndagira ngo aka kanya munyemerere twakire Foromina nabagira ijambo tugezaho. Murakoze cyane. Mbere yuko ngira icyo mvuga, ndagira ngo mbanze mpobere umuryango wa Musafiri na Veronica.
uraho neza Veroni? muraho forome. Ni karibu murisanga kandi mwakoze cyane. Musafi muraho amahoro. Uraho neza? Yego ni ukuri rwose shinkwa n'izamba. nyamuneka reka aba bantu tubaha amashyi. Murakoze cyane mu izina ry'umuryango wanjye, umuryango wa Musafiri na Veronika ndabababariye. Maze rero nk'uko nsanzwe mbigenza, abansabye imbabazi iyo maze kubababarira tukiyunga, tugirana igihango. Dufatanya gutera igiti cy'ubumwe n'ubudaheranwa, tugafatanya no kugikorera, bityo tukazajya dusangira imbuto zizeraho, ndetse bikaba n'ikimenyetso gikomeye ku bazadukomokaho kigaragaza ko twagiranye igihango cy'ubumwe. Umuryango wa Musafiri rero tugomba kuzashaka akanya tugafatanya gutera icyo giti. nuko bana banjye na kera na kare niko byahoze. Iyo umuntu yahemukiraga mugenzi we yamusabaga imbabazi. Kuba mumaze kwiyunga bigiye gukuraho urwikekwe hagati yanyu. Ibintu byo kwishishanya rwose ntibizongera kubaho. Namwe mwakoze mwabashije guherekeza uyu muryango wa Musafiri gusaba imbabazi. Nuko Imana ibaha umugisha, mwigire hino mbahobere bana banjye. Nuko bana banjye mukomeze mutahirize umugozi umwe. Urakoze mukecuru. urakoze cyane. Nuko rwose ibi bintu ni byiza. urakoze nyogokuru, urakoze cyane. Niko yewe gikoza wa ngwino dushyirireho ka kabyino nuko tushyayaye umunsi ukomeze ugende neza. rwose nibyo mukecuru urakoze. twebwe abana b'abanyarwanda dukomeje gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu bana b'u Rwanda. dukomeje gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu bana b'u Rwanda. dukomeje gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu bana b'u Rwanda. dusaba n'imbabazi tunana imbabazi, dusigasire ubumwe bw'abanyarwanda, dusenyere umugozi umwe tubane mu mahoro, ubudaheranwa buganza iwacu. dukomeje gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu bana b'u Rwanda. 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 dusaba n'imbabazi tunana imbabazi, dusigasire ubumwe bw'abanyarwanda, dusenyere umugozi umwe tubane mu mahoro, ubudaheranwa buganza iwacu. dukomeje gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu bana b'u Rwanda. dukomeje gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu bana b'u Rwanda. dukomeje gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu bana b'u Rwanda. nuko bana banjye murakoze ntimureba se ducinya akadiho rwose. Foromi akira ongeramo akandi gatobe muri aka gacuma ukomeze utwihere noheri n'ubunani. Nibyo rwose mukecuru, ahubwo reka ngere mu gikari ndebe aho amafunguro ageze dukomeze dusangire. nuko ntiwumva se wasanga mwakoze n'agatsima k'amasaka dore n'ibitonore biri kuboneka. Reka dukomeze dusangire, ariko uyu munsi ndanezerewe ntimwakumva uko mu mutima wanjye hameze pe. niko ye ubwo ngeze mu rugo reka mparike moto, ahubwo se wa muhungu arihera ngo aze atware kino kibwana cy'ingurube bakijyane mu kiraro. ngize amahirwe ndabona Simbikanga nawe aribwo kihagera. Simbikanga we wiriwe Karingani, uvuye se ko mbona wuhanya? mvuye mu rugo narinje kukureba. ngize amahirwe ndabona tubahuriye, ahubwo ndabona uhetse ikarito kuri moto. none se batangiye gukusanya ibikoresho by'ubukwe muze? Ariko nawe ugira amatsiko ye, naho ubundi iyo karito irimo ikibwana cy'ingurube
mvuye kugura kwa kabano agira ingurube nziza namushakagaho icyororo. Reka mfungure ndebe numvise abantu babivuga rwose. Ahubwo se nzasanga bigiye ariko nanjye nashaka kwiguriraho di. Dama nka data uzi ko ari inciye akaboko neza simbika kumubona ni nyakabwana. Aho ni mu ndebera di. Kabano se asigaye yarahindutse umutubuzi. Umva rero nkubwire nyakabwana uhitemo kimwe. Uhitemo kuba nyakabwana cyangwa uhitemo kuba ingurube. Wakumva uri kugirana amasezerano n'iki kibwana yagira ngo kirumva. Niko iyi rwose ni imbwa ntabwo ari ingurube pe. Reba n'amajanja dore iyi ni imbwa rwose. Iki ni ikibwana rwose. Ariko rero amerukira Kabano rero umusaza w'inyangamugayo. Niko iki kibwana ndabona gisa n'ibibwana mperutse kubona kwa Murihana. Waba se wigeze unyura kwa Murihana? Uzi ko bishoboka? Yagenze biteze. Urumva Kabano nari mwizeye. Nageze wambwira ko ikibwana amaze kugishyira mu ikarito. Nuko aramashyira kuri moto. Geze kwa Murihana ku kabari, nuko mpareka moto njya kwica inyota. Apu, ni wanyuze kwa Murihana ubwo kabaye. Ubwo ni wa muhungu witwa Sarigoma. Uriya mwana rwose kubagana bitarabaho. Buriya niwe waguhinduriye, nabundi ibintu rwose Kabano ntiyabikora. Karengane, ibi bintu birimo agasuzuguro. Reka nkate nsubireyo. Reka tubanze tuganire ku by'imyiteguro y'ubukwe bwawe. Mukanya turaza kujyana tuganire na se araza kudufasha. Mukecuru, ndabona bya bishyimbo byawe byareze. Reka nkufashe gutonora. Uti ngo iki mwana wa? Ariko nawe ako kuka kawe gahora ari gake. Vuga cyane yewe nta matwi nkigira. Ndavuze nti ndabona bya bishyimbo byawe byareze. Ibi ni bya bindi Kirabo yanyu yamfashije guhinga. Harya bayita urumuri bayita ngo iki? Yitwa Karabu dufatanye urumuri mukecuru. Iyo ngiyo. None ubu nanjye nejeje ibitonore nk'abandi. Nukuri rwose ubu ndashima Imana. Niko ako gafuka se witwaje karimo iki? Uyu mufuka urimo umuceri n'ibirayi. Nari nkuzaniye ngo nawe uzaryoherwe n'umunsi mukuru. Nuko mwana wanjye urakoze cyane. Ariko simbikangwa yagira amahirwe. Azi guhitamo neza rwose. Murakoze cyane. Niko ka gahungu ka Rwema nagutumyeho se karantumikiye. Karinganire se? Nuko. Yarambwiye ko nshaka. Kagira amazinda kariya gahungu yo ngatumye ntigakunda kuntumikira. Naho ubundi nagushakaga. Yewe, yarambwiye da. Gusa n'ubundi nari mfite gahunda yo kuza kugusura. Ese mama, niko se nyirako. Karame. Harya ubukwe bwawe muti ni muri uyu mwaka? Nejo bundi. Uti nejo bundi? Ntuzabutaha se nyogoko? Ewe, humura sinareka kubutaha. Ari wowe wari nasimbe kanguriya se ko mwese muri abana banjye. None se mwana wa, ubu mbagize nte ko muntunguye koko? Hoya ntugire ikibazo mukecuru. Icyambere ni ukuba ufite imbaraga ukazataha ubukwe ukifatanya natwe. Niko se nyirako. Karame. Abana b'ubu se ko nabonye ntazi ibyanyu. Kera umukobwa yajyaga kurushinga. Yagiraga abantu bakuru bakamuba hafi bakamuganiriza. Kandi ubwo wasanga utarajya. Nakoreka muri. Ariko nyogoko, njye ndabona hari ikintu nkinze. Enda hano ngwino tujye mu nzu ngira icyo nkwereka. Ko nteye amatsiko mukecuru. Imyiteguro y'ubukwe bwa Simbikangwa na Roza irarimbanyije. Mukecuru Meresiyana hari icyo ashaka kwereka Roza. Ese cyaba ari iki? Ntuzacikwe n'igice cya 214 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefoni itishyuzwa ikurikira 07 94 85 64 74, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefoni itishyurwa ariyo 89 99. Ushobora no kutwohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira ariyo shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube Ikinamico Shirimpumu. Mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.